Iyo umuntu asinziriye ubwonko bukora amakuru mashya ndetse bugasohora imyanda umubiri uba wiriwe ukoresha. Uturemangingo duhanahana amakuru ndetse tukongera tukishyira ku murongo bigatuma ubwonko bukora neza. Iyo umuntu asinziriye kandi umubiri wongera gukora uturemangingo ukabika imbaraga kandi ugasohora n'amaproteine ndetse n'amahormone. Kugira ngo umuntu asinzire rero biyoborwa n'ubwoko bubiri bw'ibintu, hari rythme bita circadian rhythm ndetse n'ibyo bita sleep drive. Ibi byombi rero bifasha umuntu gusinzira ndetse bikagena ibitotsi umuntu asinzira kandi bikabishyira ku murongo. Iyi circadian rero iyobora ibikorwa bitandukanye harimo gusinzira ndetse no kubyuka, ibikorwa by'ubwonko, gusohora amahormone ndetse n'ubushyuhe bw'umubiri ndetse na appétit umuntu aba afite. Ibintu rero bishobora kugira uruhare muri iyi circadian rhythm harimo urumuri, umwijima, ubushyuhe, imikino ngororamubiri, kurya ndetse no gusabana n'abandi. Hello, ni Devota nanone ndabakiriye kuri The Voice Live. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Niba utameze neza, Imana ikorohereze iguhe ubuzima bwiza kandi ugire ubuzima budafite ikibazo. Niba bimeze nabi ejo bizagenda neza, ubuzima nuko bumeze. Ndakwakiriye rero kuri The Voice Live nanone, nizere ko uri amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro naguteguriye, nizere ko wasinziriye neza. Ku babyutse, ku baryamye, nizere ko wagize ibihe byiza, warose neza, waryamye neza. Ese ujya wibaza ibintu biba usinziriye? Ujya wibaza wenda rimwe na rimwe urarota ukabyibuka cyangwa se ukabyibagirwa, ariko se iyo dusinziriye bigenda bite? Iyo umuntu asinziriye ni ibihe bintu umubiri ukora? Wari wagira amatsiko yo kwibaza ngo iyo nsinziriye ko ku manywa mba ngenda mba mvuga, ese iyo nsinziriye koko mba meze nk'umuntu uri muri koma? Ese nta kintu na kimwe umubiri wanjye ukora? Nibyo naguteguriye uyu munsi rero, ndi bukuganirize ku bitotsi n'ukuntu umuntu asinzira ndetse n'ibituma umuntu asinzira, n'akamaro ko gusinzira, n'amasaha ukwiye kubusinzira, n'ibituma dusinzira, ibitubuza gusinzira, cyangwa se n'ibikorwa biba umuntu iyo asinziriye. Iyo umuntu asinziriye bigenda bite? Reka rero dutangire twibaza gusinzira ubwabyo ni iki? Gusinzira ni igihe ibikorwa by'umuntu yakoraga cyangwa yagiragamo uruhare bigabanuka, haba ibyo gutekereza cyangwa se ibyo akoresha imbaraga ndetse n'ibyo akora we ubwe yabitekerejeho, hanyuma hakagira bimwe bisigara bikora. Mu yandi magambo, gusinzira ni igikorwa kiba kigatuma umubiri utuza cyangwa se ujya mu karuhuko ndetse n'ibitekerezo bigatuma umubiri wongera kwiricaginga cyangwa se kongera kubona imbaraga. Urabona telefone ishizemo umuriro bisaba ko tuyicaginga ikongera ikagira imbaraga cyangwa zikongera ikaka. N'umuntu rero nuko ameze, nuvuga ngo gusinzira bituma imbaraga wiri ukoresha ukuntu umubiri warushye wongera kwiyuburura cyangwa se wongera kwiricaginga, ukongera ukabyuka ufite imbaraga, hanyuma ugatangira ibikorwa byawe bya buri munsi. Gusinzira rero bituma umubiri ubona ikiruhuko kandi ukongera ugakora amaserire mashya ndetse ibikorwa bimwe na bimwe umuntu agiramo uruhare cyangwa se kuba wagira uruhare ku bintu wumvishe, umuntu akakubwira ukumva, bimwe na bimwe bigasa nk'ibihagaze, umubiri ukisukura, ukasohora amahormone ukeneye ndetse ukayungurura n'ibintu byose kugira ngo wongere ubyuke ufite imbaraga zo gukora ibyo ugomba gukora. Menya ko rero uramutse udasinziriye ntabwo umubiri wawe wakora neza, wagira ibibazo kuko hari bitagenda neza. Umubiri wacu rero ukeneye ibitotsi kugira ngo urusheho gukora neza, kandi tudasinzira ntabwo twabaho. Nkuko rero ukeneye ibiryo, ukeneye amazi kugira ngo ubone imbaraga, no gusinzira nabyo ni ngombwa kandi ugasinzira amasaha yagenwe, kuko 1/3 cy'ubuzima bwacu tugomba kukimara dusinziriye. Impamvu tugomba gusinzira ni uko umubiri uba ukeneye kubika imbaraga zo kuzongera gukoresha ejo. Ikindi ni uko umubiri uba ukeneye restoration cyangwa se kongera kwivugurura kugira ngo uzabone izindi mbaraga. Ikindi ubwonko buba bukeneye gukora, amarangamutima yacu akagenda neza, ibiro bikajya ku murongo, insuline zikontorora amasukari zikajya ku murongo, iminite yacu ikiyongera, ubuzima bw'umutima bukamera neza ndetse tugasinzira neza. Kandi tugomba no gusinzira ibitotsi bihagije, ntabwo ari ugusinzira gusa. Iyo dusinziriye ubwonko bwongera kubika amakuru mashyashya ndetse bugasohora imyanda n'ibintu bidakenewe.
nafu ndetse n'amacells cyangwa se uturemangingo tugahanahana amakuru, tukongera tukisuzuma, tugakora inama, ndetse ibi bigatuma ubwonko bukora neza, amacells mashya agakorwa, energy nshyashya zikongera zikaboneka, amamolekule atanga imbaraga ndetse n'amahormone akaboneka. Ibi byose rero ntabwo byikorwa, ahubwo hari ikintu kibiyobora, hari process ibicamo, ndetse hari n'ikibishyira ku murongo. Iyi process rero yo gusinzira ndetse no gukanguka nuko ibitotsi tubigira bikorwa n'ibintu bibiri, hari ibyo bita circadian rhythm ndetse na sleep drive. Ibi byombi rero bigira uruhare mu kugira ngo umuntu asinzire, akanguke, agire ibitotsi byiza, arote ndetse n'ibindi bijyanye no gusinzira. Iyi circadian rhythm rero ikora ibintu bitandukanye buri munsi, uko umubiri wacu ukora ndetse uturemangingo twacu uko dukora. Iyi circadian rhythm rero niyo ituma umuntu asinzira, akanguka, niyo igena igihe umuntu ari bukangukire, niyo ituma ubwonko bwacu bukora, niyo isohora amahormone, niyo ituma ubushyuhe runaka bugirwa n'umubiri, ndetse niyo ituma tugira apeti. Iyi circadian rhythm rero nayo ntabwo yiyobora, ahubwo nayo iyoborwa nicyo twakwita nk'isaha yitwa suprachiasmatic nucleus. Iyi rero niyo iyifasha gukora neza. Twayita nk'uruhurirane rw'amanavu cells cyangwa se uturemangingo twihurije hamwe tuyobora ubwonko, dutuma dutanga amakuru, dutanga amategeko, tuyobora iyi circadian rhythm. Utu turemangingo rero duha amakuru amaso yacu aturutse kuri environment turimo cyangwa se aho turi, ndetse n'umubiri. Ibi rero bituma umubiri ujya ku murongo, ukaba synchronized cyangwa se ukajya ku gihe cyo gusinzira n'igihe cyo kubyuka. Hari ibintu rero bigira uruhare kuri iyi circadian rhythm birimo urumuri, umwijima, ubushyuhe, imikino ngororamubiri, kurya, ndetse n'ibintu biri sociale cyangwa se ukuntu interactinga cyangwa se ukubana n'abandi. Urumuri rero rugira uruhare kuri iyi circadian rhythm cyane, kubera ko iyo ku rumuri bituma circadian imenya ko itanga amakuru ku bwonko ko ari igihe cy'amanywa. Iyo ari igihe cy'amanywa rero ya circadian yawe ituma utagira ibitotsi, ugahora nyine uri awake cyangwa se udasinziriye kubera ko wagiye ku rumuri cyane. Ibi bivuze ko rero gukomeza uri ku rumuri mu gihe cyo kujya kuryama bituma ubwonko bwakira amakuru yuko bikiri ku manywa, gusinzira bikakugora. Uzareba ugiye kuryama ugafata telefone yawe, bituma usinzira bitinze kubera ko watumye ubwonko bwawe buba expose cyangwa se bwabonye amakuru yuko bikiri ku manywa, hanyuma ntusinzire. Twavuze ibintu bibiri bigena gusinzira kwacu, twavuze circadian rhythm, tuvuga na sleep drive. Iyi sleep drive rero nayo niyo iyobora cyangwa se ituma umubiri wacu usinzira, ukayobora iki gikorwa cyo gusinzira, bikaba byatuma usinzira igihe kinini cyangwa se ugasinzira ibitotsi biri deep, ibitotsi bimeze neza. Iyi sleep drive rero igabanuka iyo wasinziriye amasaha ahagije, igenda igabanuka iyo ukangutse iba yagabanutse. Hanyuma ku manywa uri maso, ya sleep drive kongera ikiyegeranya, waza kugira nimugoroba ikongera ikaba nyinshi, hanyuma ukongera ugasinzira. Kwa kundi rero uba umaze igihe udasinzira neza cyangwa se wumva ukumva ibitotsi biri deep, iyi sleep drive iba yaragumye iri hejuru cyane kubera ko ibitotsi byagiye bikiyakimira cyangwa se bikaba byinshi muri wowe. Ibintu rero bishobora gutuma iyi sleep drive iba nyinshi cyangwa se igabanuka, hari ibitotsi, hari kuba ufite ibibazo byo mu mutwe, hari kuba ukora cyane ibintu bitandukanye, hari no kuba udakunda gusinzira kubera ko urwaye, kubera ko travelinga cyangwa se uhora ukora ibintu bigusaba imbaraga nyinshi. Gusinzira rero bigirira akamaro kanini umubiri wacu kubera ko iyo umuntu asinziriye bibika cyangwa se bigakonserva imbaraga umuntu akeneye azakoresha umunsi ukurikiye. Gusinzira rero bituma umuntu yizigamira imbaraga kuko bigabanya kalori cyangwa se imbaraga umuntu ari gukoresha zikagabanuka, kugira ngo umunsi ukurikiyeho umuntu azabone izo akoresha, ndetse na metabolisme cyangwa se ibikorwa umubiri ukora nabyo bikagabanuka, kugira ngo umuntu atazabura imbaraga zo kongera gukoresha ikindi gihe. Iyo umuntu asinziriye ibikorwa bimwe na bimwe birahagarara, ndetse bigatuma umuntu akomeza kubika imbaraga. Ubushakashatsi rero buvuga ko gusinzira nibura amasaha 8 bituma umubiri wongera kubona imbaraga zo kuzakora umunsi nibura 35% by'umunsi ukurikiyeho.
Ibi rero bishatse kuvuga ko izi mbaraga uba wabonye usinziriye zigufasha gukora undi munsi ukurikiyeho no mu gihe nta kindi kintu waba wariye, kubera ko uba wizigamiye cyangwa se wibikiye imbaraga ziri bugufashe mu munsi ukurikira. Gusinzira kandi bituma umubiri wiristoringa cyangwa se wongera kwiyurura kugira ngo wongere ubone imbaraga n'ubushyashya bwo gukomeza kubaho neza. Uturemangingo dushyashya turakorwa iyo umuntu asinziriye ndetse n'utundi tugakura kugira ngo umubiri ubone imbaraga zo gukomeza gukora ibintu bitandukanye. Ubanga iyo umuntu asinziriye rero kaya irongera nayo ikiripeyaringa cyangwa se ikongera igakorwa, proteine nazo zigakorwa, amatusi nayo agakura, n'amahormone nayo agasohorwa mu mubiri. Gusinzira kandi bituma ubwonko bukora. Nuvuga ngo umuntu akeneye gusinzira kugira ngo ubwonko bwe bukore neza, kuko iyo usinziriye amaneurone cyangwa se uturemangingo tugize ubwonko, nerves ndetse cells birongera bikiriorganiza cyangwa se bikongera bikisuzuma bikishyira ku murongo kugira ngo umuntu adacanganyikirwa bikajya ku murongo, kuko umuntu aba yiwe muri byinshi ibivangavanze. Nuvuga ngo iyo usinziriye ubwonko burongera bukisuzuma bukijyamo ibwina bugakora akazi kabwo bushinzwe neza. Iyo umuntu asinziriye kandi ubwonko bukora icyo bita glympatics cyangwa se kwisukura, ugasukura imyanda yose muri central nervous system yajemo, ukagabanya imyanda yose bwakiriye, ibintu bidakwiriye byakiriye, kugira ngo byukane ibitekerezo bizima, ufite ubwonko buzima kugira ngo utangire akazi gashyashya. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gusinzira neza bituma umuntu agira memoire ikora neza cyangwa se akibuka neza. Nuvuga ngo ya makuru wakiriye ubwonko budakeneye, bya bintu ubwonko bwakiriye bukabigabanya, kakajagari k'amakuru wumvisha utambuka, k'ibyo wumvisha uri mu modoka bitari ngombwa, ubwonko bukabivanamo, hanyuma ugasigara na memoire ifata, cyangwa ubwonko bwawe bukabika amakuru nyayo ameze neza. Bimwe mu bikorwa rero umubiri ukora neza wasinziriye neza, iyo ubwonko bwawe bwabonye ibitotsi bihagije, ushobora kwiga bugafata neza, memoire yawe ikora neza, kuba wagira capacité yo gukemura ibibazo ikiyongera, kugira creativity cyangwa se kuba wahanga udushya, kuba wakemura ibibazo, kugira focus cyangwa kwiha intumbero kandi ukayigumaho, kugira concentration. Ibi byose biva kuba wasinziriye neza kuko ubwonko bwawe bwakoze akazi bushinzwe neza. Gusinzira neza kandi bituma amarangamutima yawe amera neza. Kuba wasinziye neza bituma ubuzima bw'amarangamutima yawe bumera neza. Gusinzira ibitotsi bihagije bituma ugira amarangamutima adahindagurika, uhora uri umuntu wumva ibintu ngo bigucange cyangwa udacanganyikirwa, ahubwo amarangamutima yawe agakomeza ku murongo, ntugire ihindagurika mu marangamutima. Ubwonko rero bugenda bukorana n'ibice bitandukanye bibigize, nk'icyo bita amygdala. Iki kikaba kiri mu bwonko muri temporal lobe. Iki rero ni kirebana n'ubwoba, uko umuntu ashobora kurespondinga cyangwa se yagize ubwoba ukwamera. Nuvuga ngo iyo usinzira rero bituma ukontrola iki gice cy'ubwonko bwawe, ukaba nimba ari ikintu kiguteye ukaba utakwikanga nk'umuntu utihagazeho. Iyo usinzira neza rero bituma stress yabigabanuka ndetse no kujera stress yawe. Iki gice rero cya amygdala gituma ubwonko bubasha kurespondinga kubiza cyangwa se ku bintu byahungabanya ubwonko. Aya marangamutima yo kuri iki gice bigatuma agenda neza. Kutabona ibitotsi bihagije rero bishobora gutuma iki gice cy'ubwonko tumaze kubabwira cya amygdala ndetse n'ibindi bice by'ubwonko bidakora neza mu marangamutima cyangwa se kubijyanye no kurespondinga nk'ubwoba n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusinzira rero bituma amarangamutima yawe amera neza, ukagira ubuzima bwiza. Gusinzira kandi bituma umuntu agira ibiro bidahindagurika, agakomeza kugira ibiro bimwe cyangwa se ntabyibuhe cyangwa se ntananuke. Ubwoko bw'amahormone rero butuma umuntu agira inzara, hari ubwo bita ghrelin ndetse n'ubwo bita leptin. Izi zombi rero nizo zituma umuntu ashobora kumva haze cyangwa se akeneye kurya. Iyi ni hormone rero ituma umuntu ashaka kurya. Iyo umuntu asinziriye iragabanuka, kubera ko umuntu nta byo kurya aba akeneye, nta mbaraga aba akeneye, kuko umubiri uba usinziriye. Niyo ngo iyo usinziriye ino hormone ntabwo yiyongera. Kudasinzira neza rero bituma uyu musemburo ushinzwe kukubwira ko ushonje wiyongera, kubera ko wibwira ko umubiri ukeneye kurya, hanyuma ya leptine nayo ikagabanuka. Uku kudahuza rero kw'izo hormone zishinzwe kukumenyesha ko ushonje cyangwa uhaze, iyo zidakora neza bituma urya ibiryo byinshi, ukagira kalori zitari ngombwa, hanyuma ibiro byawe bikiyongera.
Ubushakashatsi bwakozwe 2020 rero bwagaragaje ko kudasinzira igihe kirekire bituma umuntu ashobora kugira obesite cyangwa se umubyibuho ukabije, indwara zimwe na zimwe zituruka kuri metabolisme ndetse na diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Gusinzira neza bituma rero umusemburo witwa insuline ukora akazi kawo ushinzwe neza. Iyo hormone ya insuline rero ituma umubiri wawe ukoresha glucose cyangwa se isukari kugira ngo ubone imbaraga. Iyo rero udasinzira neza bituma uturemangingo twawe tudahabwa amakuru yo gukoresha iyi sukari, hanyuma ukaba wagira ibibazo byo kugira isukari nyinshi mu mubiri, ukaba warwara diabete ya kabiri. Gusinzira neza birwanya rero icyo bita insulin resistance cyangwa se kuba insulin itakora ngo itume ya sukari yawe ikoreshwa neza mu mubiri, hanyuma ubuzima bwawe bugende neza nta bibazo by'amadiabete ugize kubera ko umubiri wawe wakoresheje ino sukari. Kudasinzira rero bituma umubiri wawe udakoresha isukari ikagenda ikaba nyinshi mu mubiri wawe, hanyuma isukari ikakubana nyinshi ukaba wagira ibibazo bya diabete. Gusinzira neza kandi bituma umubiri ugira ubudahangarwa, ugakora neza, immune system yawe ikaba strong kubera ko wasinziriye neza. Ubushakashatsi bwakozwe 2019 buvuga ko kudasinzira neza butuma immune response yawe cyangwa se ubudahangarwa bwawe budakora neza, hanyuma umubiri wawe ukaba warwaragurika cyangwa se ukaba wahura n'utubazo runaka kubera ko udafite ubudahangarwa buhagije. Iyo umubiri wawe rero wabonye ibitotsi bihagije, ni ukuvuga ngo umubiri ukora hormone bita cytokine. Iyi cytokine rero ikaba ari proteine ituma umubiri urwanya ama infection ndetse n'ama inflammation, bigatuma immunite yawe yiyongera, ama antibody cyangwa se abasirikare bawe bo muri immune system bakiyongera. Ibi byose rero bituma utarwara cyangwa se utagira ibibazo by'uturwara twa hato na hato, niyo tuje umubiri wawe uri tayari ugahita uturwanya. Gusinzira kandi bifasha ubuzima bw'umutima wawe. Ubushakashatsi buvuga ko rero hari ihuriro riri hagati y'ubuzima bw'umutima wawe ndetse no gusinzira, kuko uburwayi bw'umutima bufite ahantu buhuriye cyane n'ibitotsi bike cyangwa se kugira ibitotsi bidahagije. Ikigo bita Center of Disease Control and Prevention kivuga ko rero umuntu mukuru akeneye gusinzira nibura amasaha 7 cyangwa se arenzeho. Kuba rero utasinzira aya masaha bivuga ko hari ahantu bihurira n'uburwayi bw'umutima cyangwa se kugira ibibazo by'umutima. Kudasinzira neza rero bifite aho bihuriye n'ibintu bitera indwara z'umutima, birimo kugira umuvuduko uri hejuru, kongera inflammation ndetse no kongera cortisol level, kongerwa kw'ibiro ndetse no kugira insulin resistance cyangwa se kuba insuline yawe idakora neza. Ibi byose rero bituma umutima wawe urwara cyangwa se ugira ibibazo. Gusinzira neza kandi bituma umubiri wawe usohora uburozi cyangwa se ubwonko bwawe bukeliminatinga cyangwa se bugasohora uburozi bwaba bwakiriye cyangwa se ibyakwangiza ubuzima bwawe. Iyo rero umuntu asinziriye aca mu byiciro umuntu yakwita 4 kugeza abyutse. Ibi byiciro 4 rero bigenda byisubiramo uko umuntu asinziriye, bishobora kuba hagati y'iminota 70 ndetse n'120, buri kimwe cyose kigenda kigira igice cyacyo. Bivuze ko iyo umuntu asinziriye hagati y'amasaha 7 n'9, ibi bice uko ari 4 bigenda byisubiramo inshuro enye, hagati y'inshuro enye n'inshuro 5. Igice cya mbere rero umuntu acamo iyo asinziriye ni icyo bita non rapid eye movement, tugenekereje mu kinyarwanda n'igihe ijisho ryawe ritinyeganyeza habe na gato. Ikindi gice ni icyo bita rapid eye movement sleep, cyangwa se igihe ijisho ryawe m'imbere, ntago ari ijisho ry'inyuma cyangwa se igice cya parti cy'inyuma, ahubwo ni igihe igice cy'imbere gikora muvoma nyinshi cyane, niko ubushakashatsi bubivuga. Ibi bice 4 rero twababwiye, 3 biba ari iby'igihe habaho non rapid eye movement cyangwa se igihe ijisho ryawe ridakora muvoma nkeya. Ikindi gice kimwe kikaba ari igihe habaho eye rapid movement. Igice cya mbere rero cya non rapid eye movement cyangwa se igihe ijisho ryawe ridakora muvoma nkeya, ni igihe umubiri wawe utangiye gusinzira, ubwonko bwawe buri gukora gakeya, umutima wawe ugitera neza ndetse n'ijisho ritangiye guhondobera. Iki gice rero ubushakashatsi buvuga ko nibura gifata iminota 7.
Muri iki gice rero gikurikiye cya kabiri ni igihe ijisho ryawe ritangiye guhondobera kandi wenda kwegereza mu gihe cyo gusinzira ibitotsi bimwe by'indani, igihe umubiri wawe utangiye kugabanya temperatire cyangwa se ubushyuhe, ndetse n'ijisho rya remuvoma zikagenda zigabanuka, umutima wawe ugatangira gutera, kwirelaxinga, ingingo zawe zigatangira gusa nk'izoroshye cyangwa se kurelaxinga cyangwa se kwiyoroshya, hanyuma ubwonko bwawe nabwo bukagenda bukora gake gakeya. Ubushakashatsi rero buvuga ko akenshi iyo umuntu asinziriye, umuntu akunda kumara igihe kinini muri iyi stage ya kabiri, igihe nyine umubiri uba utangiye kwinjira mu bitotsi ariko utarageramo neza. Ku gice cya gatatu ni igihe umuntu aba agiye mu bitotsi bya bindi by'indani, hahandi ijisho ryawe ndetse n'ingingo zawe cyangwa se imikaya yawe idashobora kurespondinga cyangwa se kuba yareactinga, ubwonko bwawe butangiye gukora gakeya ndetse utangiye kwinjira mu bitotsi nyabyo. Igice cya gatatu ni igihe umuntu aba yinjiye mu bitotsi biri deep cyangwa se bya bitotsi umuntu aba asinziriye cyane, ijisho ryahumirije ndetse ingingo zawe zitari gukora ndetse n'ubwonko bwawe butangiye gukora gakeya. Aha rero ni hahandi umubiri ubika imbaraga ndetse uturemangingo, amatisi, imikaya bikongera bikirepairinga cyangwa se bikiyuburura kugira ngo ubone imbaraga uzakoresha ndetse ugire refreshment cyangwa se ugire fresher mu gitondo. Igice cya kane rero nicyo bita rapid eye movement. Iki gice kiba nibura umaze iminota 90 usinziriye. Iyo umaze rero iyi minota usinziriye cyangwa se wageze ku buriri, ni ukuvuga ngo ijisho ryawe ririzengurutsa impande zose. We ntabwo wabibona ko bisinziriye, ariko ubushakashatsi bwakorewe ku bantu basinziriye bwagaragaje ko muri iki gice cya kane kiba nyuma y'iminota 90 kandi ijisho ryawe n'imbere rikizengurutsa cyane ku mpande zose. Muri uwo mwanya rero ubwonko bwawe burakora ndetse n'ijisho ryawe rigakora muvoma nyinshi, umutima wawe ndetse no guhumeka bikiyongera. Aha rero niho twakwita cyagiye umuntu aba ashyizweyo, niho umuntu atangira kurota, ugatangira kurota ibyaha n'ibyahariya. Muri iki gice cya kane nibwo umuntu atangira kurota. Iki gice kandi kirakomeye kuko iyo wageze muri iki gice niho ubwonko bwawe bugira imbaraga zo gufata ibintu bishyashya ndetse na memoire yawe igakora cyangwa se ubushobozi bwo gufata cyane bukiyongera kubera ko ubwonko bwawe buba bwageze muri iki gice cya kane. Nizere kuri kugenda usobanukirwa ku bintu bijyanye n'ibitotsi ndetse n'ukuntu ibintu biba iyo usinziriye. Ushobora kandi no kwibaza uti se nkwiye gusinzira bingana gute? Amasaha rero umuntu asinzira biterwa n'imyaka afite, ubuzima bwe uko bumeze ndetse na style yihaye yo gusinzira cyangwa se umuco yihaye wo gusinzira n'amasaha yihaye. Ariko hari ibisabwa nibura umuntu akwiye gukora kugira ngo agire bya bindi byose nababwiye, ubwonko bwe bubashe gukora neza, bubashe gukora ibintu bikwiriye nk'uko mwabyumvishe. Mwumvishe rero ko ubwonko bukeneye igihe gihagije cyo gusinzira. Wakwibaza ati rero se nkeneye gusinzira igihe kingana gute? Umwana muto ukivuka ni ukuvuga ngo hagati nibura y'ukwezi 0 n'amezi 3 bagomba nibura gusinzira hagati y'amasaha 18 n'amasaha 17. Hanyuma umwana uri hagati y'amezi 4 na 11 agomba gusinzira hagati y'amasaha 12 na 15. Umwana uri hagati y'umwaka n'imyaka 2 wagomba gusinzira hagati y'amasaha 11 ndetse na 18. Hanyuma wa mwana uri hagati y'imyaka 3 n'itanu wagomba gusinzira hagati nibura hagati y'amasaha 10 na 13. Hanyuma undi ujya ku ishuri uri hagati y'imyaka 6 na 12 agomba gusinzira nibura hagati y'amasaha 9 n'amasaha 11. Wa undi umaze kugira imyaka 13 hagati ya 13 na 18 agomba gusinzira hagati y'amasaha 8 n'amasaha 10. Hanyuma umuntu mukuru uri hagati y'imyaka 19 na 34 agomba nibura gusinzira hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9. Ba bantu rero bashaje bamaze kurenza imyaka 65 nabo baba bagomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8. Mwabyumviye rero ko nibura binababwiye ni nibura ni itegeko nibura kugira ngo umubiri wawe ukore bya bindi nakubwiye, imbaraga zo kuzakoresha ejo uzibone, ubwonko bwawe bumere neza. Hari igihe ubona umuntu yacanganyukiwe cyangwa se afite stress cyangwa se amarangamutima ye ahinduka, umubwira akantu gato ukabona arinaze cyangwa se ararakaye, ushobora gusanga ari uko adasinzira neza. Wakwibaza uti se ndamutse ntabonye ibitotsi bihagije ese byagenda gute?
Iyo utabonye ibitotsi bihagije rero umubiri wawe uca mu gihe kiwugoye cyane, kubera ko ushobora guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kurwara indwara zidakira, indwara z'umutima, indwara z'impyiko, kugira umuvuduko uri hejuru cyangwa se ukagabanuka, kugira ibibazo by'ubwonko ndetse no gucanganyikirwa cyangwa se kugira mental health cyangwa se kugira ibibazo byo mu mutwe, ugasanga umuntu afite ubuzima butari ku murongo kubera ko atajya asinzira neza. Kudasinzira neza bishobora gutera impanuka. Mujya mubona abantu batwara basinziriye, umwana akaba yabura equilibre, akaba yakwikubita hasi. Udasinzira neza rero bishobora gutuma habaho amariske yo kugwa cyangwa se kuba umuntu yagira ibibazo akavunika. Umuntu udasinzira neza rero ahorana ibintu bya mood change cyangwa se kutagira amarangamutima ari hamwe, akagira ikintu cy'umujinya nawe atazi ahantu giturutse, akaba yagira depression, akaba yakwibagirwa cyangwa se yajya kwibuka ibintu ugasanga ari kurodinga, akaba yabura ikintu bita concentration cyangwa se kuba yaba focused cyangwa se kuba yafata umwanya wo kwikonsantra ku kintu, ndetse kandi ashobora kugira umunaniro, immune system ye ikaba yagabanuka, akaba atahangana n'uburwayi, ibiro bikaba byakwiyongera, umuvuduko nawe ukaba waba muremure, insuline nayo ntikore neza, akaba yagira ibibazo by'indwara zidakira, birimo diabete, kurwara umutima, ndetse akaba yagira n'ibibazo bikomeye byo kuba yabura ubuzima. Mwabyumvishe rero nimba uri umunyeshuri cyangwa se ukaba ufite umwana, mu gihe atabonye ibitotsi bihagije nta nubwo ashobora guperforminga neza ku ishuri kubera ko ahura n'ibibazo nakubwiye. Hari utuntu rero dushobora kugufasha kuba wasinzira neza cyangwa se wajya ugira ibitotsi bihagije cyangwa se ukagira bya bitotsi by'indani bihagije. Ubushakashatsi rero buvuga ko kwiha igihe gihoraho cyangwa se kugira routine cyangwa se kwiha igihe cyo gusinzira, kurespectinga amasaha, ukajya uvuga ngo ngomba gusinzira aya masaha, ngomba kubyuka iki gihe, ibi rero bihoraho bituma umubiri wawe ubitora, ndetse wagira aya masaha ugasinzira, wagira andi masaha ugomba kubyuka ukabyuka. Ikindi kintu gishobora kugufasha rero gusinzira neza ni ukumenya guhangana na stress cyangwa se kuba wagira uko utwara ibintu bikubaho mu byo wahuye nabyo uwo munsi. Iyo ubwonko bwawe rero buhuye na stress cyangwa se bukagira ikibazo budabasha gukemura, ibi bishobora gutuma utari businzire neza kuko ubwonko bwawe bushobora gukomeza buturuna bushaka igisubizo. Kuba rero washaka uburyo uhangana na stress y'umunsi, ugakora yoga, ukumva indirimbo zishobora kugufasha gusinzira cyangwa se indirimbo zituma uruhuka, ibi byose bituma stress wari ufite ishira, hanyuma ubwonko bwawe bukahapoze, bukamenya ko igihe cyo gusinzira kigeze. Ikindi kintu gishobora kugufasha gusinzira neza ni ugukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se ugakora sport. Sport rero zituma umubiri wawe ukora cyane kugira ngo uze gusinzira neza. Gerageza rero ukore sport atari amasaha yegereje kuryama kuko bishobora gutuma umubiri wawe udasinzira neza, ahubwo ukaba wabura ibitotsi. Ubushakashatsi kandi buvuga ko kubona urumuri rwa nyarwo ruturutse ku zuba mu gitondo kare, ibi nabyo bishobora kurwanya kudasinzira cyangwa se kugira ibitotsi byo kudasinzira neza. Ikindi kintu gishobora kugufasha gusinzira neza ni uko wafata akanya ku manywa ukaba wakwirambika nibura iminota 20. Ibi rero bituma umubiri wawe uza gusinzira neza, ariko kandi ntusinzire nyuma ya 9 kuko bishobora kudisturbinga cyangwa se bikakubuza gusinzira. Gufata akanya gato ku manywa nibura iminota 20 ugasinzira rero bishobora kugufasha kuza kugira ibitotsi byiza. Ibyo tunywa n'ibyo turya rero nabyo bishobora gutuma tudasinzira neza. Kunywa ikawa kubera ko ifite caffeine ugiye kuryama ntabwo ari byiza, cyangwa se bwakeye uri hafi kujya kuryama ntabwo ari byiza. Kwirinda ibiryo byinshi mbere yo kuryama, ibi nabyo ntabwo ari byiza kuko bibangamira umubiri wawe hanyuma ntugire ibitotsi bihagije. Inzoga n'itabi rero umuntu adasinzira neza, ntagire ibitotsi bihagije, ntajye muri cya gice cya 4 nababwiye, cya kindi umubiri ukora neza, ukagira ibitotsi biri deep, bya bindi bituma urota, bya bindi bituma ubwonko bwawe bufata neza, bya bindi bituma ubwonko bwawe bugira refreshment. Ibi rero iyo umuntu anywa itabi cyangwa se anywa inzoga nyinshi, ibi nabyo bishobora gutuma atabona ibitotsi byiza bimwe bihagije. Ikindi, guharira umwanya wawe ibitotsi gusa
Ibi bituma usinzira neza, ugafata icyumba cyawe ukagikuramo ibikurangaza, telefone, televiziyo, ibintu bishobora gutuma urangara mbere yo kuryama, ntabwo ari byiza kuko bituma umuntu adasinzira. Icyumba cyawe rero kigomba kuba gituje, kitarimo ibirangaza, ndetse ukirinda telefone ndetse na televiziyo, kuko ibi bituma ubwonko bwawe bukomeza kubona amakuru y'urumuri, bikagatuma rero bimenya ko ari igihe cy'amanywa, hanyuma ugasanga uraye ureba cyangwa se uryamye ukererewe bitewe n'uko wafashe ubwonko bwawe ukabuha amakuru y'uko ari ku manywa, nyamara kandi byageze nijoro. Ubonye rero bikomeje utabona ibitotsi bihagije kandi ko mwumvishe ko ibitotsi byiza ari ngombwa, ushobora gushaka umuganga ukamutekereza ikibazo ufite, hanyuma akakugira inama kuko gusinzira ari byiza kandi bigomba kubaho. Kandi nk'uko mwabyumvishe ntabwo ari ugusinzira gusa, ahubwo ni ugusinzira bya bice bine nababwiye, umubiri wawe ukagezwayo, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu asinzira ibice bibiri gusa ngo yasinziriye, kandi na bya bindi ugomba kubisinzira, ugasinzira deep sleep cyangwa se ugasinzira ibitotsi bya bindi by'ibwina, ku buryo usinzira ukagubwa neza. Mwabyumvishe rero ko gusinzira ari byiza, ko umuntu agomba gusinzira kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ubuzima bukora neza, ubwonko bwe bukore neza, kandi arusheho kwirinda indwara ziri chronique, kandi agira ubuzima budahura n'ibibazo, butarwaragurika kubera ko yabonye ibitotsi bihagije. Ikindi kintu ukwiye kumenya nuko gusinzira biba mu gice cy'ubwonko bita hypothalamus. Ihangaha rero niho gusinzira bitangirira, ndetse n'impinduka zikagenda ziba, ubwonko bugatangira guhabwa amakuru y'uko ugiye gusinzira, hanyuma ibitotsi nabyo bigatangira gukorwa, hanyuma ubwonko bwawe bugatangira gukora gake gake, mood ikagenda ihinduka, hanyuma ugasinzira ukamererwa neza. Hari igihe kinini rero cyamaze abantu bibwira ko iyo umuntu asinziriye aba ameze nk'igihe umuntu ari muri koma, cyangwa se igihe nk'uko wacana itara ukarizimya. Ibi rero ntabwo ari byo, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo usinziriye hari ibikorwa bigenda gakeya, ndetse hari n'ibindi bikomeza bikorwa. Nizere ko iki kiganiro cyagufashije kumenya ibitotsi icyo ari cyo, kandi bamenye impamvu umuntu agomba gusinzira, ndetse n'akamaro ko gusinzira, kubera ko gusinzira bituma umuntu abika imbaraga cyangwa se azikonseriva, kandi ko gusinzira bituma umuntu yongera kwiyuburura, imbaraga zikongera zikaboneka, ubwonko bugakora neza, emotionally cyangwa se amarangamutima yawe agakora neza, ntugire ibibazo by'ihindagurika ry'ibiro byawe, insulin ituma isukari yo mu mubiri wawe ikoreshwa neza igakorwa, immune system cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri wawe bukiyongera, ubuzima bw'umutima bwawe bukamera neza. Ibi byose rero nizere ko wabisobanukiwe, wamenye impamvu dukwiye gusinzira, wamenye iyo umuntu asinziriye ibice ducamo dusinziriye, wamenye rero byinshi ku gusinzira, ndetse wamenye n'ibyo ugomba kwirinda kugira ngo usinzire neza. Nizere ko kandi wamenye n'akamaro ko gusinzira, wamenye amasaha ukwiye gusinzira. Naho ubutaha rero ngushimire wowe wabanye nanjye ikiganiro gitangiye. Niba utarakora subscribe rwose wayikora, nta kintu bitwaye, ndetse wakora na share na like, ukajya uduha commentaire, ukatubwira ibintu ukeneye ko tukubwira, kuko duhari kubera mwebwe, kugira ngo tujye dusangira amakuru, dukomeze ubuzima bwiza buzira umuze. Nari Devote Uwase rero kuri mikro, hanyuma iyi ni The Voice Live izajya ikomeza kuguha ibiganiro bigufasha kugubwa neza, ndetse no kumenya amakuru mashyashya. Ikiganiro nakagaruka, bye bye, ndabakunda, mwiteho, Imana ibarinde kandi mugire ubuzima bwiza.